none urubanza rw'uyu munsi rwo numva isharagahoma mu ngo umuturage wafashe ihene y'undi muturage ku ngufu. None urwo munsi sinzi ukuntu ndi buruce pe. Gusa ariko nk'umucamanza ndagerageza. Tudatinze rero. Mushinjacyaha watangira werekana ibimenyetso. Urakoze cyane nyakubahwa perezida w'urukiko rukuru kuba mu mpaye umwanya kugira ngo nshinje ibyaha iyi nkozi y'ibibi yafashe ihene. Nyakubahwa perezida w'urukiko, icyaha turi kurega uyu mugabo nuko yafashe ihene mu ijoro ryo ku itariki ya 6 ukwezi kwa Nyakanga ku isaa 8 z'ijoro, nuko mu gicuku cyangwa se mu rukerera. Yafashe ihene ku ngufu, ihene itujuje imyaka 18 idafite imyaka y'ubukure. Ayifata adakoresheje agakingirizo ndetse ayifata amasagira kuri 3 ari muri icyo gikorwa. Nyakubahwa perezida w'urukiko, nshingiye ku mategeko ya Repubulika rero, itegeko nimero 27 agakato 47 ryo ku itariki enye z'ukwa 7 2003 rivuga ko umuntu ufashe inyamaswa agomba guhanishwa imyaka 35. Nyakubahwa perezida w'urukiko, ngendeye kuri iryo tegeko ndetse n'izindi ngingo zunganira iryo tegeko, ndasabira uyu mugabo wafashe ihene ku ngufu mu ijoro ryo 6 Nyakanga ko yafunga imyaka 35 n'ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Murakoze. Nyakubahwa perezida w'urukiko, ngewe ndabihakanye. Ibyo umushinjacyaha avuze ndemeranya nabyo, ariko ndabihakana kuko umukiriya wanjye ararengana n'umwe. Kuko itegeko nshinga rya Repubulika rivuga yuko byatowe 2004 ku mukarago wawo wa 7 rivuga yuko mu gihe umuntu cyari gushinjwa cyo kuba yakoresha imibonano mpuzabitsina inyamaswa iyo yose akatirwa imyaka iri hagati y'ibiri kugeza kuri 5, ariko mu gihe icyo kintu cyaba cyaramutse cyabayeho. Noneho kugeza akakanya umukiriya wanjye ararengana kuko icyo kintu bari kuvuga ntabwo kigeze kibaho. Nk'umuntu muzima nawe ubwawe ureba nyakubahwa perezida, urabona ko uyu mugabo ni umuntu usobanutse, ntabwo uko umubona wowe ubwawe urabona ari umuntu wafata itungo ku ngufu koko. Nyakubahwa perezida w'urukiko rero, uyu mugabo amategeko ari kuzana yataye agaciro, nta mategeko afatika afite. Itegeko rya 70/304 ku itegeko nshinga ryavuguruwe 2005, urumva umukaraga waryo wa 14 uvuga neza yuko umuntu wafashe itungo ku ngufu, urumva bumvikanye n'iryo tungo uwo ngo waba ari umwere. Aha, nyakubahwa perezida w'urukiko rero, ndagira ngo nkumenyeshe ko uyu mwunganizi cyangwa se umwavoka amategeko ari gukoresha ni amategeko yataye agaciro yo muri Repubulika za kera, ntago agikora uyu munsi. Ariko se amategeko uri kwifashisha je ntago ari ndi kwifashisha. Perezida w'urukiko tubishyize mu maboko yawe, ariko umukiriya wanjye rwose ararengana. Tuve muri ibyo ngibyo, dushaka muve mu mategeko mujye mu ngingo zigaragara, muzane ibimenyetso. Ndabifite, bitwereke. Urakoze cyane nyakubahwa perezida w'urukiko, shyiraho akaboko ahangaha, manika kandi kamwe akandi ukamanike. Urarahira yuko ibyo ugiye kuvugira ahangaha ukuri? Urabizi yuko ikinyoma wabeshyira hano mu rukiko cyakujyana mu nkiko nanone? Uzi ko ushobora gufungwa? Okay, ngatubwira ukuntu ibyo bintu byagenze. Bongewe nyakubahwa perezida w'urukiko, ikintu cya mbere mbanza kuvuga nuko ngewe banyigirijeho nkana ku bijyanye n'iyo hene, kuko yaba umushinjacyaha ndetse nawe bwa perezida w'urukiko mwese musanzwe murya brochette z'ihene kandi ntawugeze abajyana mu nkiko. Urumva usibye akabezo koroheje. Urekeye aho ngabo, urekeye aho gatoya, vuga ingingo zikurengera kuko ushobora kwishyirishamo. Ingingo norozi. Iyo hene bivuga ngo iyo hene waryamanye nayo cyangwa we? Oya, ihene se ihene se ibundi se wabwiwe n'iki? Ihene yarabikubwiye. Urakoze cyane perezida w'urukiko, rero cyane nkumvikanishe nuko wamugani niba ihene itarabimubwiye yabivanye he? Yabwiwe n'iki? Ikigaragara nuko umukiriya wanjye arengana. Urakoze cyane, icara aho ngaho. Kandi umukiriya ni umwami. Umwami ararengana. Mbo murakoze mwebwe. Hanyuma ku ruhande rw'umushinjacyaha mufite ibimenyetso by'ukekwa? Nyakubahwa perezida w'urukiko, ikintu cya mbere ngenderaho cyangwa se ikimenyetso simusiga gishinja uyu mugabo nuko uyu mugabo buri gihe cyose yazaga gusura uyu muvandimwe, buri gihe yarebaga iriya hene yafashwe ku ngufu, yarayitegerezaga cyane. Bityo rero bikaba bivuga ko hari umubano wari ubyihishe inyuma cyangwa se n'urukundo uyu mugabo yarafite iriya hene. Icyo ni ikimenyetso cya mbere. Kandi ikimenyetso cya kabiri nuko uyu mugabo mu bintu ari kwireguza cyangwa se mu mpamvu ari gutanga ku bijyanye n'ikirego aregwa nta kintu gifatika kirimo. Ari kuvuga ngo ihene ngo ntivuga ngo sinzi ngo ibiki, ukumva ko nta kintu kizima kirimo. Nyakubahwa perezida w'urukiko, izo ni impamvu ebyiri simusiga zigaragaza ko uyu mugabo mu by'ukuri yafashe iriya hene ku ngufu. Nyakubahwa perezida w'urukiko rero, niriyo nizimba mu magambo cyangwa se ngo mvuge amagambo menshi, reka twakire na nyiri hene, nyiri gukorerwa amahano, icyaha gikomeye cyane, agira icyo bivugaho ku gahinda yahuye nako. Murakoze nyakubahwa perezida w'urukiko, bitewe n'ihene yanjye ngewe nagiye kugura mu isoko itamaze icyumweru mu rugo, amasekurume naraye yayimye, ndavuga ati ishashi yanjye igomba gukura ikabyara icyororo cyiza kizima,
ariko ibaze ko ihene nirinze ko izahura n'amasekurume ihuye n'imbisha y'uno mugabo akaba njye nabuze n'ukuntu bivuga uyu mugabo wundi twakabaye twamukubite mu nzira. Perezida w'urukiko ibintu bari kuvuga bari kubeshyira umukiriya wanjye. Ibaze ihene yanjye ejo bundi hari umuturanyi duturanye yazanye sekurume ngo ayibangure ndabyanga, uwo bita Kanani haza Kanyandekwe nawe ndabyanga, birangiye ifashwe n'uyu mugabo. None ikintu cya mbere kinyereka ko ihene yanjye yafashwe ku ngufu. Isekurume y'ibanguriye inyagazikazi urabibona ibigenda, ariko ihene yafashwe n'umuntu yo ninahaguruka ngo aho yicaye iguma nko ngaho. wowe se ubwo n'iki kidahaguruka? ubwo nawe usanzwe uzifata. Ikintu cya mbere kimenyereka ko ihene yanjye wowe wayifashe ku ngufu wa mugabo nako wakigabo. Ihene kwaza kuza mu rugo kaje rwumwe ngino hene yawe ngo ndayireba ngo kandi ni ihene yikubonye irahebeba n'ikimenyimenyi wowe. Wavuka so kutamburanire n'irahebeba ngo ntacyo ni kuvuga. Ariko umukiriya wanjye ararengana rwose nyakubahwa. Rata nunganiye umugabo impamvu ihene y'umuvandimwe ibona umugabo igahebeba iba yibutse ibihe bagiranye bitari byiza. Icyo gihe yarakomere ifite ibikomere ku mutima. Akuna agahinda iyo ni Toroma. Nta kuvuga ngo bafitanye ibihe. Yarahohotewe kuki ngiye imbora niherere yakubona igahebeba. Rero kugeza aka kanya ikibazo cyanyu kirakomeye, kuko uyu muntu ushinjwa ndumva ku ruhande rw'ushinja bafite ibimenyetso bishinja uno mugabo, ariko nanone nanjye nk'umucamanza ndi gushyiramo akantu k'ubumuntu umva ntago bibaho. Umuntu muzima ufata ihene abaho? Ese ibyo bintu bibahora? Tubitekerezeho neza. Ese uwo murwayi w'umutega nakwiyo hene kwitaje hano mu rukiko ngo tunatestinge neza DNA nta bipapuro mwazanye byo kwa muganga mbo, ariko ibyo ntago kamenetse kubyinjiramo. Mbo ufite umutangabuhamya w'umushinjacyaha? Yego ndamufite rwose. Muzane turebe ibimenyetso byishinja no mugabo. Urakoze cyane ko perezida w'urukiko rw'ikirenga kuba umpaye uyu mwanya. Mu by'ukuri uko narimbaze kubikubwira abatangabuhamya bo ni benshi cyane kabisa. Urugero uyu mugabo uhagaze imbere ngwino hano hafi. Uyu mugabo yari ahana icyaha cyabereye muri iryo joro mwisa y'isa 8 z'ijoro mu rukerera. Uyu mugabo yari ahari kuva igikorwa gitangiye kugeza ku munota wa nyuma. Uyu mugabo rwose abirangiza byose. Tubwira ukuntu byari bimeze. Murakoze ko mijambo nyakubahwa perezida w'urukiko. Ngewe uyu mugabo ntabwo yimita umugabo. Iki ni igisimba koko. Ni igisimba n'uruca abana. Wumve ngo ngewe naye nihishe ku gahuru hirya y'ihene yari iziritse. Urumva? Umugabo araza. Akaza ayihamagara kwa kundi uhamagara ihene usa nk'ugiye kuyiha igishishwa cy'ikijumba cyangwa umugozi w'ikijumba. Urumva? None ngira ngo ni mu wayifite cyangwa agiye kuyiganiriza. Urumva? Umuhungu nako cya gisimba mbona kirayegereye. Urumva? Umugabo ihene imwegereye ntizanye umunwa mbona yifashe ihene abayihindukije. Wabyumvise perezida w'urukiko? Umugabo mbona arebye ubuzutu bw'ihene abarasama cyamaye mbona kuyemo ipantaro. Urabyumva ibintu? Wumve ko ibyabaye nyuma yaho ngaho ntago nabivuga mu bantu. Ndagira ngo ngire icyo ngubaza. Nta kibazo wagiye kumubaza. Urakoze cyane nyakubahwa perezida w'urukiko. Ndagira ngo ngire utozo nkibariza. Ese koko bafatiye ihene wari uhari? Ngiwe nari impari. Hanyuma se wa mugabo we w'umutangabuhamya we wambwira iyo hene bayifata ku ngufu ko bwari bwije we wakoraga icyo aho ngaho waraje kwakurya? Nge ntabeshye rero saa 8 z'ijoro nari nagiye kureba icyo kurya, nubwo abenshi babyita ubujura ariko siniba sinafasha. Mu magambo make nagiye gushaka icyo kurya. Ceceka tuza. Mu magambo make nyakubahwa perezida w'urukiko, iyo kesi niba yaranabayeho bivuze ngo nawe yaraje gufata ihene ku ngufu ahubwo asanga bahamutanze. Reka da nge nanje kuyifata ngo nyirye. Orohamo. Ariko uriya we yaraje kuyifata ngo ayifate ku ngufu. Urumva ko icyaha biratandukanye. None se iyo hene bayifata ku ngufu ko warebaga wakoze iki? Icyo nakoze cyane ubwoba ariko uzi kubona umuntu w'umugabo akuramo ipantaro narirukanze. Nyakubahwa perezida w'urukiko, ikigaragara nuko nimba icyo cyaha cyaramutse cyaranabayeho uyabara umufatanya cyaha. Oya ndabihakanya ko wa perezida w'urukiko. Ndacyakubaza perezida w'urukiko nk'umuntu mukuru nawe urabizi, iyo habaye igikorwa nka kiriya kibaho cyo kugira ngo abantu bahuze imibiri, usibye ko icyo gihe batari abantu ryari itungo ndetse n'umuntu bari guhuza imibiri, bivuze ngo uwabarebaga hari ukuntu nawe umubiri uhinduka. Ahubwo nta kuntu uri kumva yuko icyo gikorwa nimba icyo gikorwa cyarabayeho iyo hene bahuje umubiri n'uwo mukiriya wanjye nubwo bamubeshyira, ahubwo uyu mukiriya wanjye amara kugenda n'uyu nguyu akaza guhuza umubiri n'ihene. Ibyo nta byabaye, urimo urahimba ibimenyetso hanga. Jewe uko natangiye nkuha amakuru niko yagenze. Jewe ngiyene ntago nyifata ku ngufu wana, ntago ndi kumwe n'uyu nguyu. Mu rukiko ntago batungana. Tonde komeza. Ikigaragara nuko ahubwo umukiriya wanjye yarengana, ahubwo nawe umukiriya wanjye kuko ayo masaha yari mu rugo iwe aryamye
kuko njye mfite ikibigaragaza. Uyu nguyu ahubwo yaje kwiba ihene, abonye kuyiba bidahagije aravuga ati uwabanza nkisayidira n'iyi hene, namara guhuza umubiri n'ihene nkabona kuyiba. ibyo ntabwo byabaye, ibyo ntabwo byabaye. Nyakubahwa perezida w'urukiko, ubuhamya bwanjye mu buha agaciro rwose. buretse uwo mugabo isaa 8 z'igicu yari ari aho mu murima ngo aje gushaka icyo kurya. Muri makeya bivuze ko nawe ari igisambo niba ntibeshye Cyane rwose. noneho uyu mushinjacyaha yazanye umutangabuhamya w'igisambo, kandi ubuhamya bw'igisambo ntibujya bwemerwa, ahubwo iki gisambo ntikiri bunave hano. Ariko si byo byakizanye hano. Ubuhamya bwawe rero wa musore we wakoze kubutanga, nta buhamya bw'igisambo bujya bwemerwa mu rukiko, ahubwo nawe baze kugukurikirana inzego zibishinzwe. Yicarira vuba mbona ntacyo watwereka undi mutangabuhamya. Nkuko nabikubwiye mfite abatangabuhamya benshi cyane. Uyu ni umutangabuhamya wa kabiri. Nkuko rero uyu mutangabuhamya twanaganiye akanabinyibwira, akaba agiye no kubihamya imbere yanyu, imbere y'uru rukiko. Nuko uyu mutangabuhamya ajya asangira n'uyu mugabo, kandi uyu mugabo yamaze gusinda urwagwa buri gihe. Yarabyivugiye neza inshuro nyinshi mu bitandukanye ko uwe imbere ye akunda amahene kurusha akunda abagore. Ibyo ni ibintu ngo yagenda avuga kenshi. Uyu bakunda gusangira, natambuke no agenda bitwibwirira. Urakoze nyakubahwa perezida w'urukiko. Uyu mugabo yahoze ari inshuti yanjye kuva na kera rwose, ntabwo navyaho n'urucabana. Ariko ahantu byaje kubera bibi, njyewe naramupushije ndavuga ati kubera ko ari inshuti yanjye reka mbiceceke. Twashwanye umunsi amfatira ihene ku ngufu nkamufata. Si ubwa mbere, ahubwo uyu muntu waje gutanga ikirego mu rukiko, ahubwo uri umugabo sha. Banyuze rwose banye. Uyu mugabo twagera dusangira amara guhagaka twanyura ku ihene akavuga ati mbega ihene iteye nk'igisabo, ariyo amata y'ihene rwose. Akavuga ati ngi wayishyira mu rugo ntabwo yabahemutse. Urabyumva perezida w'urukiko, urabyumva neza. Njyewe rero natambutse kubera ko yagiye akunda kunywera mu kabari kanjye. Sama ngiye gushaka icyo kunywa, abantu nyine nzindutse kugira ngo bize kuza kunyurira no gukora indi mirimo. Munyuraho ihene rwose ari kuyagaza, wagira ngo n'umugore yabonye Ari kwikabakaba. kuri kwimana. Nyakubahwa perezida w'urukiko, iki kintu gitekerezeho, ahubwo nanjye mboneraho rwose n'ihene yanjye yishyure nayo. Gezaho utangiye kuvanga ingingo by'amahene yawe, waje gutanga ubuhamya. Ntabwo ndi kuvanga dosiye icyaye Yego nakumvishe. Rero tukiraho ngo wa mugabo rero hari ikintu cy'ikibazo cyakirimo, kuki abantu b'abanyarwanda mudatabara. Niba ubona ihene iri gukorerwa ihohoterwa bene ako kageni, ukabibona ukaza uje gutanga ubuhamya utaranatanze n'umusada ngo unatereyo nibuye byibuze niba ari muri icyo gihe urana nitsinditse anaveyo yirukanka, ubwo wafashije iki sosiyete nyarwanda? Oya rabe kwanza mureke voka wanjye mubaze. Voka abaza, mubaze ibibazo. Aricyo ushaka kumubaza? Ndagifite rwose nyakubahwa perezida w'urukiko, kuko cyane ko umukiriya wanjye ararengana. Haguruka ugiye icyo umubaza. Ndagira ngo ngire icyo mubaza. Hanyuma wavuze ko uyu mugabo wamubonye amasaha 8 za nijoro ngo ugiye kurangura inzoga, nimba numvishe neza cyane rwose. Ayo masaha 8 z'ijoro ko dusanzwe tuzi ukuntu leta ibigenza, ibikorwa byose birarabikora, ariko nta hantu tuzi baranguza inzoga saa 8 z'ijoro. Ikigaragara nuko ayo masaha 8 ya nijoro ibintu wari ugiye kurangura byari forode. Mbere yuko ngira icyo mvuga, reka kubangamira ubuhamya uri kundemerera. Nyakubahwa perezida w'urukiko, turangurira inzoga ni kure bisaba kuzinduka kugira ngo uze kubona n'igihe ugarukira hataracya cyane, kugira ngo tujye no mu yindi mirimo. Perezida w'urukiko, ndagira ngo nkwibutse yuko leta yacu rwose ibintu byose bikora mu mucyo. Ibintu byose bikorwa mu mucyo. Nta business nimwe. Ceceka gatoya. Ndakeka nta business nimwe iyo ariyo yose ijyanye n'ibyo bintu byo kuranguza, kireka nimba yaragiye kurangura ku ruganda narwo ntazi rugeza saa 8 rugifunguye. Ngiye nakubwiye yuko nagiye mu masaha 8 kugira ngo nze kugera hakiri kare, nze kubona igihe mpindukira kubera kantu turangurira ni kure. Hanyuma ugiye kurangura birangira bivuyemo guhengereza. Nta guhengereza ni kukayihande. Perezida w'urukiko, ikigaragara aho yabikore ni ku gasi ka Rwanda. Ikigaragara uyu mugabo ubuhamya ari gutanga ntago bufite ireme ndetse n'ishingiro, kubera yuko yara uyu muntu nyakubahwa perezida ari kuburana amahugurwa y'umugabo. Ceceka no urongera ngiye kumvita worohemo. Perezida w'urukiko, uyu muntu arimo arasana n'amahane. Natuze kugira ngo tutange ubuhamya. Tuza ndi kukubaza nagara uri dore nuko nagize ikote ryavuga. Uri kubibona iri ngiri ni ihohoterwa rishingiye ku gitsina, uko urabibona ko yendaga no kumfata ku ngufu nanjye ubwanjye. Ahubwo uyu mugabo ikigaragara nuko izo saa 8 wona uri mugabo watanze ubuhamya mbere
bashobora kuba hari ukuntu bari bafite umugambi umwe wo kuza guhohotera ihene y'uyu muturanyi cyangwa kwiba ngo bajye nyakubahwa perezida w'urukiko uyu muntu ni umucamanza cyangwa n'umushinjacyaha orohamo ahubwo iyo hene bari bafite gahunda kuko ubisha ko yari afite ngo akabari gacuruza inzoga nawe nako karanaziranguza yaragiye kurangura ahubwo iyo hene bari mu mugambi umwe wo kugira ngo bayifate ku ngufu ubundi baze kuyijyana uyu mugabo yafatiye ihene ku ngufu n'ubwo ari kubivuga perezida w'urukiko ariko yaramupfushije nk'inshuti yanjye ariko akandi kantu harimo n'ubufatanyacyaha kuko urumva ko bamufatiye ihene mbere urumva ko icyo kintu yarasanzwe akizi bamufatiye ihene mbere kugira ngo avuge araceceka ngera rero byitsanga nk'umuntu w'umugabo ntabwo najya kubivuga ngo musebereze umuryango afite umugore n'abana babiri uravanga nta kubivanga perezida w'urukiko ngewe ndumva n'umuntu kwanza ubuhamya bwe butanashinga ariko ku kantu n'umushinjacyaha ukuntu arimo arabarengera biragaragara ko muri ayo masaha y'ijoro nawe ashaka yadusobanura ahantu yari ari kuko biragaragara ko nawe yari abirimo murakoze cyane nyakubahwa perezida w'urukiko ahubwo nkongera gushimangira ko uyu mugabo yarenganye nawe dosiye nubwo muri kuyiburizamo mwayikurikirana kuko uyu mugabo nawe yari yamufatiye mbere yuko afata n'iyo nguyu twabumvise murakoze ngo mwicare perezida ndasaba ijambo urasaba ijambo oya rwose perezida uyu muntu wimwitaho ngewe nafashe ihene yanjye nyijyana kwa veterineri arayipima tuzi ko abantu babiri iyo bahuye babyara umwana iyo bwo ari umwirabura n'umuzungu bava ngo ni abametisi ariko nyuma y'uko uyu mugabo yakoze amabi namushyiriye ihene veterineri arambwira ngo nimba itwite nimba ihaka ntabwo tuzi ngo ihene iri mu perezida wampaye ijambo bundi yikubundi ngiye ko nizeye ko ufite impamvu zifatika nawe bo ngewe murakoze cyane nyakubahwa perezida w'urukiko ikintu cya mbere mvuga nuko aba bantu aya ni amatiku n'ikimenyimenyi ngiye gutanga ibimenyetso bifatika byuko ari amatiku bari kunshoramo reka mbanze mvuge nanjye ntabwo navukuvugiyemo ikimenyetso cya mbere bavuze ngo hari saa 8 z'ijoro kandi baravuga ngo ihene ngo yari iziritse ngo ku gihuru ubuhamya bwa mbere mu bwibuka n'indorerezi zose ziri kureba runo rubanza ndavuga bicanga barabyibuka bavuze ko ngo ihene ngo yari iziritse ku gihuru ngo ni umuntu ufite ubwenge arazi ihene mu gihuru adashaka ibisimba biyirya icyo ni ikimenyetso cya mbere icyo kintu muri muri kamana ngo niwe twaye ijambo vuga rati ntabivuze n'umushinjacyaha yabivuze ikimenyetso cya kabiri ngewe izo saa 8 z'ijoro bavuga urumva ngiye nari ndyamye ku ndaye twa mukamana ngwino baretse mukamana rekaze ndakuniza se mukamana nge twa turyamanye saa 8 y'ijoro ikigera ndetse saa 8 n'umunota umwe ngewe nari ndi kurota turi gukora umuganda n'ikimenyimenyi abantu narotaga turi gukorana umuganda agenda bibuka wowe narakurota turi gukorana umuganda ufite n'isuka urumva nge twa turuganira mu nzozi nge turi gukora umuganda urumva nge mukamana sinakwishyuye 500 sinakwishyuye mukamana wowe utarinze kujya kuvuga gutyo ihene yanjye oya ibyo avuga ni ukuri nibyo nigana ndi kuvuga nababonye okay nta kibazo mwicare mukamana icyo ushaka konjya wowe tubwire twumve ngewe izo saha zarageze arambwira ngo hari akazi agiye gutunganya ubwo rero ibyo ari kuvuga ngo twari turi kumwe ngo inzozi ngo ibiki ntago mbizi mwese nakwishyuye oya ntago mbizi urumva ko ntabwo ari amatiku kuko uyu mugabo nta hantu muzi ngo mwese uno mugabo uramwakanye nta wundi usabwa agenda umukiriya wawe uyu nguyu naho muzi ku buryo namubeshyera cyangwa navuga ngo ngiye kumubogamiraho ntabwo ndi kumubogamiraho ni ukuri we nta mategeko uzi nyine isaha zarageze urahaguruka nandi kurota mu nzozi kandi njye nanabavuga none ihene yanjye mukamana bivuge neza ko ihene yafashwe ku ngufu ihene yawe rwose uko bigaragara yafashwe ku ngufu kuko saa 8 yari yagiye avuze ko umugabo atamuzi nihana atayizi yarangiza ngo ihene ngo yafashwe ku ngufu wayifashe ku ngufu iyo hene tujya kuyishaka tujya nkwereka ku neza yewe mvuze uko bigaragara mukama nibamfungasha uzajya wigura noneho mukama urakoze gusebya perezida w'urukiko undi yisubiye n'umugabo aracyashinjwa icyaha wowe rero umushinjacyaha wari ufite ijambo vuga wowe gakeya nawe twumve urakoze cyane nyakubahwa perezida w'urukiko kuba umpaye umwanya kugira ngo nkomeze nshinje uyu mugabo ibyaha by'uko yafashe ihene ku ngufu nari mbonye ibindi bimenyetso bibiri ngende ku buhamya bwa mukamana bavuga ko ari indaya ya 500 ukibaza byo byonyine umuntu ugura indaya ya 500 ubwo umunsi iyo ndaya yamwimye sanda itakatira mu mahene icyo ni kimwe ikiri kimenyetso cya kabiri kandi muri iryo joro ryo ku itariki 16 kwakira ubwo habaga icyo gikorwa ku saa 8 z'ijoro uyu mugabo afata ihene ku ngufu n'abaturanyi b'uyu muvandimwe ufite ihene twese turabizi neza ko iyo hene ye iri mu byisimo byayo bya nyuma izwi ikoresha turarizi iryo zwi ryarumvikanye kuri iyo saa 8 iryo zwi ryaba ryaraturutse hehe kandi iyo hene yari yabuze uyu mugabo nawe yaravuye kwa mukamana ayo masaha
akiva kwa Mukamana ihene tukibura duhita twumva ryazwi ry'ibyishimo bya nyuma. Wambwira ko iryo jwi ryavuye he rizanywe nande? Murakoze. Kwa muturage we ihene yawe saa 8 z'igicuku yamaraga icyaho mu gihugu. Ibaze ko ihene yanjye itana gihebeba yarataganga nyuma yuko yabuye. None se nawe niba ari ikirage ihene nimba idahaguruka. Ariko ndasaba ijambo. Haguruka utubwire nawe. Murakoze rata nyakubahwa perezida w'urukiko ntasone ngo mu nzozi. Arambeshyera nahuriye he nawe mu nzozi. Ngiye nago numva ukuntu ugenda umunyerondo. Saa 8 z'ijoro umuntu arimo aragenda akora patrouille akajya kubona akabona ibintu by'urukoza soni mu. Ndagira ngo mubwire yuko ngiye nari ndi gukora irondo. Hanyuma kuki utafashe? Ese vuka we kutamburana na. Reka manze mubwire. Nasabye ijambo reka manze mvuge ndangize. Urangiza surangiza iki? Ahubwo nyakubahwa perezida w'urukiko. Burana. Nyakubahwa kwanza nge voka naburane. Uretse perezida ubu ufite iki kibazo? Mukamana yakwita Kanyari w'umutangabamya watweretse. None n'uyu mugabo numvishe ngo n'umunyerondo. Ubundi wafite abatangabamya ubundi hano bamaye ijambo. Nyakubahwa perezida w'urukiko. Ngewe ntago numva ukuntu umunyerondo. Reka mvuge ntarira kugira ngo mvuge neza. Ntago numva ukuntu umunyerondo nabandi gucunga umutekano nkajya kubona ibintu by'urukoza soni ko baduhaye akazi ngo tujye ducunga umutekano batubwiye ko tuzaduhuramo n'ibintu by'urukoza soni. Ngewe nabonye umugabo uyu no mugabo arimo aragaza ihene atuje yageze igihe iratuza. Imaze gutuza arakomeza arayagaza. Amaze kuyagaza igihe kigeze mbona ihene atangiye kugira mana we biteni voka burana we. Uya bimunigana ijambo vuga bikurigana. Arimo aranigana ijambo. Kugese nakuna. Ahubwo je bari kunigana. Ikiniga. Icara we ibintu byawe twabyumvise nako bifite. Ihene warayifashe. Umunyerondo udafata inshingano zo kurinda ibikorwa aribwo nyakubahwa w'urukiko. Aribwo nahise mujya kureba umuturanyi wanjye. Nge nakwishyuye nakubona akazi kawe. Voka naburane. Ihene siki voka we vugaho. Nyakubahwa perezida w'urukiko ndagira ngo mubwire yuko ihene yifashe. Mana njye mwicare twabumvishe. Avoka gira icyo bivugaho. Nyakubahwa perezida w'urukiko ikigaragara nuko ntaramenya niba umukiriya wanjye kuko yarabikoze cyangwa atarabikoze kuko hari amakuru nkanjye ubwanjye ndi gutungurwa ndi kumvira aha ngaha kuko nta nubwo narinzi ko uyu mugabo ukuntu yansobanuye yambwiye ko ari pasiteri uburyo yaje kujya mu ndaya nabyo icyo wamushinja cyaha icyo uburaya nacyo ukimugerekeho uzampa ndi kukiburana naho kubijyanye n'iyo hene vraiment donc biri kumbabaza perezida w'urukiko ndagira ngo nzane umutangabuhamya kubera ko nari nanze kumuzana nga kugira ngo ataza kugira umuntu wamuhohotera mu rwego rwo kugira ngo batayobye ibimenyetso ndetse no kubangamira umutangabuhamya ndagira ngo muzane umunota umwe abahereza ubuhamya. Murakoze cyane perezida w'urukiko umutangabuhamya nguyu rero nagira ngo babwire yuko ayo masaha 8 avuye kuri iriya ndaya umukiriya wanjye yahise aza kureba uno mugabo ari nabyo ngira ngo abasobanurire mu byumve neza siko byagenze. Murakoze perezida nanjye uno mugabo muri kuvuga muri gushinja ko yarafashiwe ne saa 8 nanjye ayo masaha y'ijoro mu masaha 10 yarangezeho kutwe dufitanye gahunda yo kujya he yo kujya kurangura. Perezida w'urukiko ikintu kiri kumvikana nuko nyuma ya saa 8 uyu mugabo yahise aza kureba uyu nguyu ahagera saa 10 siko byagenze. Ko byagenze rwose kandi intera iri kuva kuri iriya ndaya iza kuri uyu mugabo ni hagati y'iminota 15 na 20. Nyine perezida w'urukiko nko mubyumva giye nari naniwe nari mvuye ku ndaya naniwe nyine mbanza no kujya kwisukura mu rugo niyo mpamvu nagize icyo ndi kuvuga. Ushobora kuba waravuye ku ndaya naniwe bya koko ariko ahantu wagenda iminota 15 utananiwe ubaye unaniwe wagereyo nka 30. none se kutangiye kunshinja ntabwo ndi kugushinja turi kugira ngo tubone ibimenyetso neza bivuze ngo tuvuge ko yarananiwe yakabaye yarahageze saa 8 n'igice ariko yageze saa 10. Abo noneho bivuze ngo uretse gatoya ndi kugushinjura bivuze ngo saa 8 akagera nga saa 10 ngezeho saa 10 ayo masaha saa 10 urumva ko saa 8 n'igice ahubwo iyo minota yamunanije urumva ko iyo minota yamunanije ari uko urumva ihene yamaranye nayo minota igera muri 40 yavuye saa 8 minota 15 yarageze aho hantu iyo hene yari iziritse ahamara iminota 40. Perezida ngewe umwavoka agenda mwanzanye nagaho umwavoka wanjye ngewe uyu mwavoka nagaho umwavoka wanjye ngiye kwanza nge ndiburanira ihene yarataganga ndiburanira ntabwo ugishakatse ko kuburanira ariko nyakubahwa perezida w'urukiko ntabwo naje gushinja umukiriya wanjye hanga kubera ko kugeza ubu ngubu umushinja cyaha nta bimenyetso afite bifatika genda cyababwire ko umukiriya wanjye ari umwira ararenga. Apo umwavoka wanjye agenda mwemera no original ngewe ndi umwere ibyo ngibyo byo kwemeza umwavoka wawe ngura mwemera ihene yanjye yabaye itagari mu kanya ngo saa kuburanira ngo wamuhakanye none ubu ngubu birangiye ubyemeye mbo rero ndabona tutagoranye naramba ibintu by'amateshwa ibintu byo kumara amasaha arenga 8 umuntu yicano nta kintu kizima twakuyemo gifatika urubanza tugiye kurwanza gutya mugende
uzagaruke mufite ibimenyetso bifatika nuko ibintu bimeze